Muraho neza, nitwa Patrick Omega. Uyu munsi tugiye kuganira uko Imana yaduhaye amahitamo n'inshingano dufite kandi no kubikoresha neza. Imana ntiyaturemye turi imashini, ahubwo yaradukunze kandi duha ubwenge n'ubwisanzure bwo guhitamo icyiza n'ikibi. Ese nimwibuka, Adamu na Eva bahawe ubutaka bwiza, ariko banahabwa amabwiriza bwo guhitamo icyiza n'ikibi. Itangiriro ibice 2:16 kugeza kuri 17 aravuga ngo, Uwiteka Imana ategeka umuntu ati, urashobora kurya ku biti byose byo muri Edeni, ariko igiti cy'ubumenyi bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho. Gusa hatwereka ko Imana yaduhaye amahitamo, ariko amahitamo agira ingaruka. Imana ntiyadushyizeho igitutu ngo tuyikunde, ahubwo yaravuze iti, Gutegeka kwa 2:39, dore ngushize imbere ubuzima n'urupfu, umugisha n'umuvumo. Hitamo ubuzima cyangwa urupfu. Amahame nk'aya adusaba guhitamo ubuzima uko tubaho, abo dukundana n'uburyo twitwara n'icyo twemera. Byose bigaragaza ibyo duhitamo mu buryo twemeramo gukurikira. Mu mahitamo dufata buri munsi, icya mbere, kwiga cyangwa kwirara, gusenga cyangwa kwirengagiza Imana, kubabarira cyangwa kwihorera, kwirinda ibibi cyangwa kubyemera. Buri kimwe muri ibi kigira ingaruka, kandi Imana ibitureba, ariko si idufatira icyemezo. Niyo mpamvu Umwami wacu Yesu Kristo yavuze ati, nimwinjire mu irembo ryoroshye, kuko inzira ijya mu bugingo ni ngufi, kandi abayicamo ni bake. Ayo magambo tuyasanga muri Matayo 7:13-14. Ubwenge n'amahitamo si mu byo abantu babona gusa. Ese wowe uhitamo iki? Kora subscribe.